tugiye kurebera hamwe rero ibyifashishwa by'ibanze kugira ngo ugire YouTube ndetse uzagere no ku rwego ruhemba. Mbere na mbere urasabwa kuba ufite content. Ni iki uzazana kuri YouTube uzereka abantu uburyo abantu bazashishikarira kukureba, bakakureba n'ejo bakagaruka kuri channel yawe kureba ibyo ukora, kuko binifuwa udafite abantu bashobora kuba bareba ibyo ukora biragoye ko channel yawe yazamuka. Channel ni abantu ni audience kandi mutavuganye ni ukuvuga ngo ugomba no kurwana n'amarangamutima y'abantu ndetse no kumenya ngo abantu bakeneye iki. Mbere na mbere kugira ngo ugire content urabanza ugatekereza ni iki societe ikeneye. Ese bakeneye kuruhuka, ese bakeneye kwiga ibintu runaka. Ubinyujije rero muri bwa buryo bwaba bw'amashusho cyangwa amajwi, kubafasha rero nibyo bizatuma bagaruka ku muyoboro wawe kureba ngo ni ibiki wa muntu akora, wa muntu yaradufashije reka dusubireyo. Nyuma yo kugira content rero nabasobanuriye ko ugomba kuba ufite email igufasha gufungura ya account. Ikindi kintu ugomba kuba ufite uragifite niba iyi video uyibonye, ugomba kuba ufite iki telefone ishobora gufata recordings cyangwa se telefone ishobora gufata amashusho. Niba ibiganiro byawe bizaba ari ibiganiro bigamije gufasha abantu mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bw'amajwi, telefone ya recordinga, telefone yafata video. Hano rero muri iki kiganiro ndabereka uburyo ushobora gutangira kuri step ya mbere twifashishije za application zitandukanye. Telefone byanze bikunze ukeneye ko editinga, ukeneye nonosora y'amashusho yawe cyangwa y'amajwi wafashe. Iyi telefone rero tunyuje kuri Play Store tugiye kurebera hamwe application z'ingenzi zizagufasha kugira ngo yaba ari ijwi yaba ari amashusho editinge ubashe gukora nk'ibi ubona hano, cyangwa se n'izindi video zitandukanye ujya wibaza uburyo bazikora. Nubana natwe na Bwenge Media, ibintu byose ubona kuri social media kugeza kuri za filime za Hollywood uzasobanukirwa bikorwa biti, kugira ngo nawe ushobore kuba wakuramo ingingo wakwifashisha kugira ngo nawe weditinge, cyangwa se wakuramo ubumenyi uzifashisha kugira ngo weditinge ndetse wakurotinge video kugeza uburyo ufite channel iri monetize iguhemba. Nubana natwe rero ukora subscribe kuri Bwenge Media, ukande kukazugera, ukande share niba hari umuntu wifuriza kuba yabyaza umusaruro izi social media, kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification buri uko twakurodinze video. Nkuko rero twari turimo tubiganiraho kugira ngo iyi YouTube channel yawe wafunguye ubashe kwakurodinga video, wamaze kubona content nzima, ariko hari na application zishobora kugufasha kweditinga kugira ngo mujye mubona ibiganiro bitandukanye. Hari abavuga ibijyanye n'imikino ugasanga ni ifoto zigenda zihinduranya uwo muntu uvuga utamubona. Hari abashobora kugaragara mu buryo bw'amashusho nk'uku uri kundeba. Hari abashobora gukora filime zitandukanye aho bigusaba kamera, yaba ariyo kamera ya telefone cyangwa se kamera isanzwe, ukagenda ufata amashusho atandukanye. Ariko ayo mashusho nyuma yo kuyafata ukenera kuyatunganya, ukenera gutunganya amashusho yawe. Ibitari ngombwa ukabikata, ukagenda wongeramo uduce dutandukanye wagiye ufata, ukadufatanya, ukatwegeranya. Ibyo byose rero bisaba ubumenyi. Niyo mpamvu nabwiye ko kuri Bwenge Media tuzahakura ubumenyi guhera ku ntangiriro yo gufungura YouTube channel kugera YouTube channel yawe ibaye monetize. Bana natwe rero mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi kugira ngo uzabane natwe nuko uzaba wakanze subscribe kugira ngo ibiganiro byose bizajye bitambuka byose kuri YouTube channel uzajya ubona notification. Nababwiye ko rero kugira ngo tujye tweditinga amashusho yacu hari application z'ingenzi twifashisha. Ahangaha ntabwo turi bwiga ibintu byose, ni ibintu ubumenyi burebure. Application z'ingenzi tuzifashisha hano tugiye kureba uburyo dushobora kwifashisha application ya InShot.
application ya InShoot ushobora kuyikoresha mu buryo bwo kweditinga amafoto. Hano dufitemo amafoto agiye atandukanye twafashe, dushobora kweditinga tukayahinduza background. Urugero dushobora gufata nk'iyi foto turayibona, iyi foto tukayifata twarangiza tukayikura ku background. Size cyangwa se size tukayigabanura bitewe n'uko twifuza ishusho izaba imeze. Iyi foto rero dushobora kuyifata hano tukayishyira aha ngaha tukayiexportinga cyangwa se tukayisevinga. Nyuma yo kuyisevinga dushobora gufata indi foto au hasard, gufata indi foto nayo dushobora kuyikundiraho background y'ifoto nayo tukayisevinga. Za foto tugenda twegeranya rero dufata dukoresheje CapCut yeditinga amafoto, yeditinga video nayo tukayisevinga. Dushobora kujya hano rero muri za foto zacu tugashaka noneho nihe background twifuza ko izaba igaragara kuri amafoto yacu tugiye kwegeranya. Dushobora gufata iyi foto tukajya muri application hano, warangiza tukajya kureba ya mafoto yacu twakuyeho background. Tugafata iyi tukayisizinga uko tubishaka, tukongera tukajya hano muri aka application ka Flash tugafata na ya foto nayo tukayishyira uko tubishaka. Donc urabona ko ifoto zamaze kwegerana. Twaba dufite n'indi foto kumwe mubona bakora thumbnail cyangwa se foto ukabona abantu bahuje abantu batandukanye batari bari kugira ngo bari bafite gahunda bifashishije telefone. Izi foto rero twazikora twarangiza nazo tukaziexportinga tukabona foto cyangwa se result n'ubumenyi bugiye butandukanye. Ahangaha rero ni mu buryo bwa gukoresha InShoot. Dushobora no gukoresha rero, ntabwo ndi bujye muri detail ibiganiro buri kamwe kuko iyi application irasaba ubumenyi, ndetse n'indi ngiye kuberekaho ya CapCut, application ikunda gukoreshwa n'abantu batandukanye. Iyi application ya CapCut iyi application rero utayifite widownloadinga kuri Play Store, hanyuma ukabasha kuyinjiramo. Ubumenyi ngiye kuzajya mbaha muri iyi minsi, cyane cyane muri iki cyumweru n'iki gikurikira, birasiga ubashije kumenya kwikorera video yawe ndetse no kubasha kuyeditinga ukoresheje telefone yawe. Uba ifite computer software ariko utanayifite telefone yawe ubwayo irahagije kugira ngo uzajye uyifashisha gukora video zitandukanye, zaba ari iz'amajwi aherekejwe n'amafoto ndetse ni video z'amashusho. Iyi CapCut rero nayo ushobora kujyamo ukajya muri videos, bitewe na videos ufite. Ushobora kujya muri videos wafashe, aho ushobora kwegeranya abantu batandukanye cyangwa se ugashyiramo abandi bantu batari bahari. Urugero nshobora gufata iyi videos, nkayifata, narangiza iyi videos nkayishyiraho indi video. Ndashaka guhuza abantu batari bari kumwe. Abantu batari bari kumwe ariko wowe uzabibona ukazabona ko abantu bahari basa nkaho. Ndajya muri indi foto, turakongeraho aha ngaha, narangiza ashyira kuri arts, ifoto nshatse indi ko ari ndende ndayikoraho gutya, hanyuma nkandi split aka gace igice ntashaka ngisibe, ndajya muri duets. Hanyuma iyi ngiyi ndashaka ko irenga ikajya hejuru.
kugira ngo mbashe gukuraho background. Backgrounds kuri iyi tubanza tuyikoremo tuyigire nini, turaza hano tujye muri remove backgrounds, tujye muri chroma key, hanyuma turatwara aka kaziga turatwara tugeze hirya ku ibara dushaka kuri moving. Irabona ko iyi foto ya kabiri nayifatiye ku gitambaro cy'umuhondo, nashaka noneho kugira ngo ndi muvinge ya kara y'icyatsi kibisi ndaregiretinga akantu mvivure. Urabona ko deja uyu muntu twamaze kumwegereza, twamaze kumushyira mu ifoto iri video imwe na wa wundi, ku buryo ushobora kubona ko aba bantu bashobora kuba bari kumwe. Ubumenyi rero n'izindi application z'ingenzi nudukurikira uzasobanukirwa neza. Iyi yari introduction yo kukwereka ko bikora, nudukurikira uzakura ubumenyi buhagije kandi uzagufasha nawe kweditinga no gukora wifashishije izi application, ukabasha kwaploadinga video zifite gahunda, video zishobora gukurura abantu